n'uburyo abakinnyi mu by'ukuri bafite squad ikomeye cyane ariko saperi mwabonye yarakinnye gute? Igice cya mbere ntabwo yakinaga neza, maybe ko barimo batinya, wanaga ari ekipe iri kwirezeriva cyane idashaka kwataka, bakina inyuma cyane, ukabona ekipe ya Power Dynamos irimo irahererekanya neza, ni ekipe ifite abakinnyi ubona ko batojwe, ekipe ubona ko bino bibuga by'ubwatsi bimenyereye cyane, abasore barebare bahererekanya, ukabona ko bamaze igihe kinini bitoza. Ariko ni ikipe iburimo batanu bari muri chan. Attention, ibonamo abakinnyi batanu bari muri chan. Batanu harimo n'umunyezamu wa mbere. N'umukinnyi wabaye umukinnyi w'umwaka muri Zambia. Abo bakinnyi hafi bose batanu mu byiciro bigiye bitandukanye by'ibihembo barabitwaye. Muri championnat yabo ya phase MTN nyine league. Ebana pe. Ne ekipe ona ikina neza, apesa nkaho yazanye ibintu byo kubaha cyane, bikanapfira hagati muri icyo nakita ngo nka menedije wabo ntabwo bari bamufite kuko wabonaga mamerita atarimo, ukabona ntabwo bari gufata umupira ngo bacenge binjire, kona nibyo ari gwerekana muri defense ni sawa, ariko bagira hagati kuwujyana imbere ntabwo uri kugerayo neza. Ariko ntekereza ko umutoza mukino yababwiye mu gice cya kabiri nukwagwa ngo mubasange iwabo, basange muri kayabo. Batangiye kubasanga muri kayabo, nabonye batangiye gukora amakosa, no havuyemo amakosa y'ibitego, iyo kufura ndetse n'igitego ku mupira bari batakaje. Iyi niryo tandukaniro hagati ya peri y'igice cya mbere na peri y'igice cya kabiri. Igice cya mbere yari ituje cyane, idashaka gupressa cyane, ariko aperi y'igice cya kabiri bari sharp cyane, ubona bari kwihutisha umukino. Ikipe ya Power Dynamos itangira gucanganyikirwa, batsinda ibitego bibiri. Hari abakinnyi umuntu yavuga bari gukina neza mu buryo bugaragara, umuntu yavuga nka Hakim Kiwanuka ku munsi w'ejo umutoza yari yamubanjemo, kagenda kanyanyagira kari isasu. Akantu bazakora ni finishing gusa, kuko yaza kurangiza zirax agatsinda ibitego twaba tuvuga ibindi. Ako ngira ngo Hakim Kiwanuka ushaka gukora control zero oriente kuriya kwa kundi bariza bakoranshirije kuri karindwi, aho kugira ngo ukore control usa nushaka kugaruka inyuma ko nibyo biba byoroshye, ahubwo ugasana ukora ibikomeye byo kuyijyana imbere, birani ibintu byiza cyane kuba winga. Ubwo wenda habasigaye ikijyana no gutakira mu izamu, ariko ku munsi w'ejo Hakim yakinye neza cyane, iminota yahawe n'umutoza ngira ngo ari kugenda agerageza aba winga yakoresha. Ubona ko wenda wingi yamaze gusobanuka, ni wingi yo kwa Jibril Ouatara, we ubona ko atazagira ava mu kibuga igihe cyose tuzagira imvune. Urebye Jibril Ouatara amahoro ko ndeba yamuryoheye, ejo yakoze akazi gakomeye kuko igitego gasinze kuri kufra, yari kufra n'ubundi mukorewe, yashaka kujyana umupira bamukorera kufra, hanyuma yacengeye ku gikombe cy'amahoro ari buyibuka atajya kwataka cyahita gatse kirakomeye. Hamwe muri rya ruhande ntinga rya korose ni mu rya bugingo, mu rya Hakimu rwose agusha ingoto hariya rwose niho bamukoreye ikosa mu rya bugingo. Igitego gatsinze ni cyiza cy'umutwe, urebye uburyo yatasuye umupira n'ukuntu atari muremure ugereje n'abadefanseri ntakiri hano premier poto ari kureba, ahubwo akayijyana kuri poto ya kabiri. Uvuga ngo n'ubuhanga bukomeye cyane uburyo yatasuye umupira. Igitego cya kabiri cyo ngira ngo nuguhagara neza kwanza, nuvuga ngo uhagaze neza ukurikira umukino, uprofita amakosa ya adversaire, batanga baro nabi uyifata, ariko uburyo yifunze kapiteni wa Dynamos no wayitaka bitanye bari Katebe. Uburyo yagize composure, gutuza pe, ugafunga baro ukareka ikabanza ikagera nka santimetero nk'atanu, ukadepoza witonze kabisa. Yari nka penalty kuko ni sanse ni ku muzamu yaguye hano umupira ujya hano mu rundi ruhande. Biragaragaza mentality y'umukinnyi afite Jibril Ouatara, ngira ngo yanabivuze muri interview avuga ko nyine gukoresha imbaraga no gukoresha ubwenge biri kumufasha cyane. Hanyuma undi mukinnyi nabonye ngiye wakinye neza mu buryo bwantunguye ni Mamadou Lamine Ba agiyemo mediane yarayikontrole kabisa. Agarabizi ko dawo yicaye muri tribune. Ikinyene ni counter attack bakoze, ngira ngo niwe watanze baro ya Gilbert. Ibaro yahaye Gilbert kuri counter attack. Yego yarayizamuye Gilbert ayikoraho, arayimusigira, ahita yongera ayimuha imbere, arirukanga umupira agenda awutera shot, ariko umupira umunyezamu awukuramo. Yezamu Lawrence Murenga wakuyemo imipira myinshi ku munsi w'ejo. Lamine ameze neza. Rugangura cyo kuvuga kuri APR bafite ikintu cyitwa effective, bafite abakinnyi benshi pe, kuko nabonye ku munsi w'ejo bagiye gusimbura, ukabona umukinnyi nka Lamine Ba, ukabona Denis Omedi, ugiye kubona basone bagiye kujyanamo na ba Gilbert Kagege. Abo n'abakinnyi ubundi bafite profile yo kubanzamo. Ba Gilbert Mugisha barabanzagamo ubushize, wareba abakinnyi bagiye gusimbura, wareba nabo basimbuye, ukabona level bariho ni level nziza n'abatogwi. Nuvuga ngo rero igikenewe n'indi round yaje ya kabiri yarimo ba Ramte, ba Ramadan n'abandi, ubona ko nyine ne equipe abakinnyi 9. Mubo turavuga ibi ngibi. Ronald Sekiganda ntabwo yakinnye, umutoza ubona ko yabaye kumukinisha, ntabwo ari abatayari, yaraje atangiye imyitozo ahitagira ikibazo cy'umupfundiko. Sekiganda amafaranga ya mbere muri APR sezo ya mbere, ubundi azayarira bwerera umugani w'Abagande rwose, zajya bayamuhayirire yubakira ibizi wawe Buganda, ariko ntabwo azakina. Ariko ni wamurenganya kuko abahari
ntabwo azakina hari n'amace rwose bakinnye nahase zita oya azakina sezo n'igitangira Axel kamwiruka yatarakanajya n'umukino sezo n'igitangira uhetegereza amace azakina wapi ntahari ikigaragara APR dusoza APR n'ubundi iyi sezo izaba nk'ishize n'ubundi izabitwara rwose byose kuko ntayere ku rwego ntawo guhangana uhari ntabahari rero day n'inkera y'abahizi bitandukanye mu buryo bwo kubikora cyangwa se muri meaning vuga ngo keretse yabona ejo yari APR day nkuko kwa gatanu yari Leo day aho ngaho wajya gupima ejo APR yaronshingaga inkera y'abahizi kandi inkera y'abahizi ni pre-season nkuko babivuze naho bagiye kwicara bagahiga guhiga no gukina bitandukanye rero na Leo day ni igikorwa kiremereye cyane kiba cyarateguwe seze kirangira mubyibuke neza kikaba n'igikorwa ngarukamwaka kibaho buri gihe gifite consistency nk'iyo ngiyo kimaze kuba inshuro nyinshi ubwo rero ntekereza ko wenda ntawe wabura kuvuga ko abafana ba Rayon Sport bari benshi cyane kuko APR bari benshi ariko nanone n'igikorwa bitabiriye ibikorwa bibiri bitandukanye iyo day bikaba ariyo mpamvu abafana bataje mu gikorwa cyabo kuko APR uburyo abafana batari benshi ntabwo navuga ngo bihoraho kuko tugeze kubona APR abafana ari benshi muri stade Amahoro hari imikino bagiye bakinamo n'akari benshi bakina na Pyramide bari benshi muri stade Amahoro hejo undi batsinda Reyo bibiri bari benshi wenda bavuga ngo harimo n'abareyo ariko no kuri Pyramide bazaza ndafata Pyramide bagifite ubwoba wenda bari bagifite igihunga aho oya no kuri Azamu bashaka kuza ku cyumweru oya benshi bazaza kuri Pyramide kuko umvisha abafana ibintu batangaje kuri Pyramide bavuga ati ubu kipe turayibonye bro tushe turayibonye ikintu kibabaje ni kimwe ku bafana ba APR bafite turaza kubijyamo bafite ikintu cyitwa ikipe nziza bafite ikintu cyitwa squad ikomeye arasimbuza batandatu ariko birababaje kuba iyi squad igakomeza igakina neza igera muri stade ikabona abafana ni bakeya turashimira baje yego ejo ariko ndimo natekereza nk'iyi squad APR ifite ari reyifite tukanashimira n'abantu bagize uruhare kugira ngo na bake baje ejo babashe kuza ko urebye kabisa timu yari ishinzwe mobilisation yarakoze pe cyumweru barakoze Rugana barabaje ntabwo ari bake baragerageje pe ariko ntabwo ari bakwiriye kuba bareba APR imeze gutya kuko ejo twahoze twestima na Samiri turi kogeza umupira tureba nk'abantu bashobora kuba barimo wabonaga ari nk'itubara twabaze nk'ibumbi nk'icumi gutyo amastade mu 45 cyangwa se hagati y'10 na 15 wenda twibeshye 15 byabo wenda nka 10 na 12 aho ngaho urumva rero ni bake style ntabwo ari benshi urumva abafana rero nubwo agiye muri amona sinogwa abo bafana kuri APR ni bakeya cyane nanjye ku bafana ntekereza ko APR ifite ni bake gusigiriza ibintu noneho kuri APR twabonye bakina na Pyramide ubushize ku bafana ba APR twabonye itsinda bibiri ku bafana ba APR buri gihe abayobozi bayo bajya bavuga bati Rayon Sport muzabirebe n'abayobozi ntibemera ko barusha abafana none se ruvuye kwiri gutsinda iri kwitwara neza ibintu byose bihari icyo ni nanye nagiye kwibaza ikintu na kimwe ikintu kimwe cyabura gituma wenda abafana bataza genda gisesengura nka kimwe nanjye ntacyo niyo mpamvu ngiye ntemeranya na IBR niba wazanye ikipe yo hanze kaba ari igikorwa uvuga ko ngo tegura ngo Reyode tutitaye ngo ibiki n'ibiki uvuga ko ari igikorwa ngaruka mwaka utangije nawe kitwinyera y'abahizi ari benshi baraburiki mbwira nk'impamvu ebyiri be zatuma bataza oya uhuye n'umufana wa APR ukamubwira ngo niyo mpamvu ituma utaza kuri stade ntekereza ko atayibona niba tuvuga ngo barakuramo uyu urwaye twavuze ninde Mamerda wigeze ubona icyoho cyo hariya reka da kipe ntiyagendaga yaragendaga basimbuje batandatu bazana abandi batandatu impamvu z'abafana impamvu wenda abafana batari benshi cyane kuri stade ku munsi w'ejo njye ntabwo navuga ngo ni izi ngizi kuko nazo nzi ahubwo ngiye icyo mvuga nuko n'abariya baje kurikije situation yari hari ku cyumweru mugoroba byose nibyo byateguwe njye nabonye ntabwo najya kubaveba cyane wenda umuntu yavuga ko biyongere byaba ari byiza kuko burya stade yuzuye binamotiva cyane n'abakinnyi ariko ngereka nkwereka uyu mukino ni pre-season APR muri pre-season iri gutegura shampiyona ni imikino y'ishuti iri gukora tuzabona kuri Super Coupe yano byantera ubwoba bamugana bakinye na Pyramide cyangwa kuri Super Coupe afana ba APR tubabone icyo gihe umuntu yatangira kuvuga ibindi ariko izi match za pre-season ibintu bitangiye ubona abantu bataza hari igihe ushaka kubategeza no ku munsi w'ejo ariko se kuki mubatega match zikomeye none zo kujya kuvuga ngo none se bazajya baza kuri match ikomeye gusa uzavuga ngo kuri Pyramide baraje ubwo shampiyona atangiye bakina na Rutsiro ntabwo baje katubihanganira oya muri competition iriya ekipe iguruka kuri ya nigute ikina muri competition idafite abafana arya fande kabagambe ne ukibahagarariye cyangwa baramuhinduye
oya niwe ntabwo yahindutse akwiriye kongera kumobiriza abafana be akababwira agomba gutohoza neza ari na fani club tutakibona agatuma abahungu be bakareba ibintu bihari bakongera bakajya mu bafana bakabaganiriza ejo ntitwarimo umuntu watubaje ati fani club ya Kicukiro yagiye n'izindi tutakibona tutakibona amabanderore yazo abafana ba peri rwose njye ntavuze ibya Kabagambe ntavuze ibyande ariko biri mu nshingano ze biri mu nshingano ze yego za fandere iyo uvuze abafana nibo bavuga none uko biba bimeze ariko pe mukwiriye kuza kuri stade nta mpamvu nimwe mbona ituma mutaza kuri stade keretse namuvuga ngo turakenye ntabwo dufite yo kwinjira kuri stade super manager ko yari yagerageje kandi icyo kintu sinkibazi yo ko mwakena ku buryo mwaburi mu bihazo super manager ubukangurambaga ko yabukoze neza super manager turamwihanganisha yabuze umubyeyi we nabonye Paul Sawe ngakumva ngo yatabarutse musaza fotokopiye ngo ni super manager ubusigaye ngo gakumva original yagiye ngari kwagiye fotokopiye ngo yasige muri nje Paul sana ku muryango yaragerageje ubwo ku cyumweru nimugoroba bafite Azamu basi reka turebe upgrade ntacyo wa mugani ubwo umukoro reka tuyimurire muri weekend Azamu bakira Azamu muri stade amahoro baraje urumva bagere bayiha ubutumwa reka turebe niba bongera kuyiha ubutumwa baha ubutumwa na pyramide competition no mbateze nje abafana ba pe competition kabisa rega ntabwo tubimenyere ko abafana mu Rwanda bajya kureba ariko uzaba ufite ubukwe abantu nibaze kugufasha mu gutegura ubukwe ubategereze ngo bazaza ngo ku munsi w'ubukwe baje kare bibatwaye iki ko n'ubundi mipira kureba umupira ni buri munsi ni ikipe ufana ikipe ukunda kandi imbere bajya bavanga ikipe yacu nibayitwegereza ngo bakora imyitozo ngo ruguru bafunze ikipe iri kubasanga kuri stade ikababura ubwo twavuga ku bwitabire bwa Lion Day tuvuga ko mu by'ukuri abafana bari benshi turabijyanirana tuvuga Lion Day tuvuga n'inyera y'abahizi abafana ba Pehano baravuga batareko ati nibyo twari bake ati twari nka 15 atariko ikindi n'amasaha yari mabi ati mwibuka ko twakinye saa 9 ku cyumweru saa kandi kazi saa 9 zo kuwa gatatu birumvikana n'akazi rero saa 9 zo ku cyumweru impamvu yakiye saa 12 ni kuwa gatanu abantu bava mu mirimo saa 11 bagafata iyo saha bajya kuri stade wenda nese ku cyumweru saa 9 umuntu abari gukora yavuye mu misa mu gitondo atariko kukimusigiriza ibintu ati kuri piramide bareyo ngo twari duhari turi benshi kandi harimo n'abinjiriye ubuntu sasa buretse next time nta muriro n'umwe uzaza kuri piramide nibatsinjiriza ubuntu ntaho bazabo ubu ni umurebe kubwira uri kubusoma waje ubutumwa bugenda bumanuka ku mbuga nkoranyambaga shaka bareba nabo barikina ubu ni umurebe mukuru kuri piramide harabinjira ubuntu arishyushye ku mureyo wenda ntibabura aho banyura ahubwo nawe ntibabura aho yanyuze ziriya za nzovu nabonye acamo turamukoraho iperereza ahubwo yanyuze hehe wenda ntibabura aho banyura kuko ntiyabivuga atarabibonye ziriya nzira za nzovu zo guca munsi sisiteme nzovu ko n'amafaranga ari make yo kwinjira bibiri ahantu hose aperi niyo kipe ngewe nzi itagica amafaranga menshi oya yo yari bibiri hose hasi no hejuru hanga amafaranga ntitwegire urwitwazo oya ntabwo rwari urwitwazo urwitwazo ko ari aperi ariko muri iriya sore abantu 30 batanze miliyoni 400 hafi 500 ngiye guperereza amenye impamvu abafana ba peri turimo kuza ku kibuga nyine ari na fari kebe tutakibona zitakiza cyangwa zose zabaye VIP nk'intare ariko ndabizi bari bunsubize kuri Azamu ubutumwa bumwe barabumpa kuri Azamu reka tubarebe azaba ari saa moya azaba ari saa moya ku mahoro ku mahoro ubwo niyo saha nayo zaba yahindutse barabumpa rwose ariko banabutanga neza no ku munsi w'ejo kwa kabiri bakina na AS Kigali erega naho abafana baba bakenewe no se AS Kigali bashobora impamvu nyinshi ngo turi mu kazi ni mu mibyizi ko nyine umugabo wabonetse Azamu ujye bana kuza bari ku cyumweru izo mpamvu z'akazi nazo bajye bazigabanya kuko wabayishyize nese match ya saa moya kureba ikipe yawe ukaryama ubundi ari umuva mu kazi saa 10 akajya kuryama saa moya turimo turabijyanirana rero turacyari kuri inyera y'abahizi ndetse na Reyode rero twavuze ubwitabire twashimiye abareyo yuko baje nubwo batayujuje ariko byibuze mu 30 na bingahe byari biri muri 36 ni nka 80% urumva yuko amafaranga yavuye mashyika muri 150 n'amafaranga menshi abareyo rwose nuko ikipe yabo iri gutanga icyizere wabagirirana kandi abareyo bwo ntabyo bangurinjira ubuntu niyo waba waravukiye muri Reyo urishyura kirazira kwinjira
urishyura rwose abareba twabashimiye ntibishyure ibirarane rero ubwo mwarakoze aho bishyura ibirarane rwa serera zabo abantu barega imishahara iki byose za rukiritoma ibyo bintu bicika birangiye muri ibibazo by'abanyasenegali tumenye niba baza cyangwa batazaza aho ngaho tugiye kujya muri squad rero abantu iberi baravuga bati Rayon yaratsinzwe itsindwa 3-1 ariko se Rayon yatsinzwe ni iyihe hari ikintu abareyo barimo kwirengagiza muri iki gihe kijyanye n'ubwiza bw'abakinnyi bafite benshi bahuriza ko ngo usibye ngo nka Abedi hari abadatinya gukora iyo statement ngo usibye Abedi ngo nta wundi mukinnyi n'umwe ukwiriye kuba uri muri Rayon Sport nta wundi niko babivuga bareyo ariko wenda dore nko mu izamu Ruvuyanga kuko ni igice cy'ingenzi cyane burya Samir kirazira ko tugende profile kuri profile y'abakinnyi ba Rayon Sport bagomba kuzagenderwaho iyi sezo ni statement z'abatoza bakomeye bavuze ko umunyezamu mwiza ni uguha igikombe cyane ari nk'umwaka ushize